sha urwo rugo rurakomeye biragoye ko rukomera biragoye rwose biragoye ubundi umusore akaba ajya kurambagiza umukobwa ikintu cya mbere umusore yakabanje guheraho uwo mukobwa ugiye kurambagiza yubaha Imana Ego kuko umukobwa wubaha Imana akunda Imana yarakiriye Yesu mu mutima we biroroshye ko nawe yakugandukira kuko Paulo atazi nama aravuga ngo abagore bagandukira abagabo babo sibyo abagabo nabo bakunda abagore babo ariko umuntu utagandukira Kristo biragoye ko yakugandukira wowe kandi uri umuntu ariko se tujya kubitwara gutyo muri iyo nzira y'agakiza y'abacyanga y'abakiriye agakiza babandi bo bataramenya Yesu ntituba twoteye ibuye nibo nagiye kugeraho okay nibyo ndimo mvuga ngo biragoye ko umuntu utagandukira Imana wowe muntu yakugandukira nanone biragoye ko umugabo udakunda Imana wowe mugore yagukunda birabije rwose kose aho ntacyo wijeje tubifurije kugubwa neza wo muri muce bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko ndetse n'abari hanze yacyo ariko mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro cy'umuryango turi kumwe n'umupapa yes agiye gutangira twibwira rero hanyuma kandi agaruke kuri byinshi yaduteguriye uyu munsi tugwaye ikaze dushimiye kandi rero wowe wamaze gukora subscribe naho utarayikora uyikore inkunga yanyu ni ukuri turayikeneye kandi nshimiye cyane abayikoze ndetse n'abadahwema kutwereka ko bari kumwe natwe umunsi ku munsi wibuke gukora share duhe igitekerezo cyangwa se comment hanyuma kandi ufite n'inyunganizi cyangwa se igitekerezo nawe ni karibu urakoze cyane amazina nitwa Rutayisire François hariya mu karere ka Huye ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri Rutayisire umaze igihe kingana icyo ushatse nashatse 2011 ubaye ubukombe imyaka 10 kuko umwana afite imyaka 9 mukuru okay Rutayisire rero icyo nagira ngo tuganireho aka kanya ubundi muri rusange w'umuryango wumva ari iki bora rero umuryango ni ikintu gikomeye umuryango ni ahantu umuntu avukira yego namara kuhavukira akaharirwa agahabwa uburere akigishwa kirazira icyo nicyo nakwita umuryango yego hari n'indi miryango myinshi hari imiryango ifasha abatishoboye tubona za UNG runaka wari uzi iki byose ariko umuryango nyakuri ibyo byose bitaraza ni ahantu umuntu avukira mu rugo akahererwa uburere agatozwa indangagaciro ubwo burere buhabwa nande hari umuryango ariko ubaye uraho tu urumva niba ari ahantu umuntu avukira hari abamubyaye yego ababyeyi nta muntu uvuka ku nta muntu wibyara nta n'uvuka ku mubyeyi umuntu avuka ku babyeyi babiri wijya kure rero ko nashaka ko tuganiraho uyu munsi cyangwa se intego y'uyu munsi y'ikiganiro cyacu nigira iti uburere bw'umubyeyi ukorera kure y'urugo cyangwa se kure y'umuryango we hari ingo nyinshi tuzi cyangwa se ababyeyi benshi n'ubundi abatuye ahangaha umbwiye ko utuyihuye ariko si ukorera sinahura aka kanya turi Kigali i Nyarugenge bivuze ngo uri kure ntabwo uri hafi cyane y'umuryango wawe ugendeye kuri ibyo rero hari imiryango myinshi ababyeyi baba batuye hano ariko bakorera ibunaka uburere bw'abana babo cyangwa se gufatira gahunda urugo ubona bigenda biti ese hari ingorane zirimo ingorane zirahari kuko buriya umwarimu mwiza akurikirana isomo akareba ko ryashyizwe mu bikorwa yego gusa nyine ahantu nyine isi igeze nta kundi twabigenza ahantu isi igeze ni ukwitanga birasaba kwitanga birasaba kwitanga ugashyiramo imbaraga ziruta izo wakagombye gukoresha nawe ubundi kuvuga ngo kuba umuntu akorera hariya
nta mbogamizi bifite ku muryango, imbogamizi zo zirahari. Umwarimu iyo atakurikiranye isomo urumva nyine nta rezilitanye nyine ivamo, nawe urayumva ntabwo ari nziza, ntabwo iza nk'uko yakagombye kuza. Bigenda gute cyangwa bigusabize imbaraga kugira ngo nk'ubwo burere uzaha umwana bigerweho cyangwa se ubone umusaruro wari witeze? Bo cyambere utaragera ku mwana, ahubwo nawe ubwawe ugomba kuba nawe ufite intuza uburere nawe ubwawe. Yego. Kuko burya uburere buhera kuri wowe. Umwana buriya abana nta nuko banagogorana cyane kuko bavoma ibyo basanze mwaho mu rugo. Wowe ubwawe iyo ufite uburere bwiza, wowe ubwawe ufite uburere bwiza, kuko urumva biragoye kwigisha umuntu ikintu nawe ubwawe udafite. Bisaba rero ko wowe ubwawe ubanza kuba ufite uburere kwanza. Iyo ufite uburere bwiza, wararezwe neza, ufite umuryango mwiza, nubwo bigorana kuba wakurikirana abana mutari kumwe, ariko urabikora bikemera, hari uburyo bwinshi wakoresha. Nibwo nshaka kumva uburyo bwinshi wakoresha. Urabona urugero, ushobora kuba wenda uri muri Amerika, sibyo? Umuryango uri hano mu Rwanda, ariko nyakuri urumva ikintu gituma uri muri Amerika umuryango ukabura mu Rwanda byaga bikunda ngo gifite amafaranga kikwinjiriza. Yego. Ayo mafaranga kikwinjiriza rero urabona isi yaroroshye. Dufite smartphone. Dufite uburyo bwo gutuma naho bworoshye bishobora gutuma umenya amakuru y'ibyabereye iwawe kabone n'ubwo udahari. Donc ubwo mbifashe muri angle y'itumanaho. Itumanaho. Ndetse na communication ihagije. Cyane. Hari rero ababigira urwitwazo bagaterana imiryango yabo, tuvuge se cyangwa se n'umupapa agasa n'utereranye wa wundi yasize muri za nshingano za hafi y'umuryango, uwo wamusaba iki? Bo inshingano mu by'ukuri inshingano kuba udahari ntabwo bivanaho kutakurikirana iby'umuryango. Hari nk'igihe kanguha urugero wenda ugenderaho, hari igihe umugabo wenda niwe ukorera kuri, umugore ari mu rugo, icyumweru kirashize, ibyumweru bibiri wenda tuvuga nka rimwe mu kwezi, hagati mu kwezi umugore akamuhamagara ati nyamara mu rugo gutya bimeze gutya byanze, ndabona iki kidatunganye kandi hakenewe iki. Wa mugabo aho arakamubwira ati nawe bundetse jya ukemura ibibazo mu gihe nahari, njyemba ndi mu kazi kenshi. Nabo nshaka kugira inama muri rusange. Uwo mugabo nawe yagane kuko nkoresheje imvugo nawe nta burere nawe aba afite. Ibyo rwose ntabwo ari uburere bwiza, kuko no kuvuga ngo uretse no kuvuga ngo umugore ngo aguhamagare, ubundi buriya Bibiliya iravuga ngo abagore ni inzabya zoroshye. Yego. Nta kintu wabikora ngo ubihindure uko biri kose. Bibiliya yaravuze ngo umugabo niwe mutwe w'urugo, umugore nawe akaba umutima w'urugo. Urumva rero kujya kurindira ko umugore ari we uzanaguhamagara, ubwo urumva nawe ubwawe rwose inshingano nawe uba wazishe. Ahubwo nta n'ugurindira ko umugore aguhamagara, wowe ukimara kubona ko ugiye, ko biri kose nta bintu bikwikubitaho, kandi niyo byakwikubitaho wakoresha bwa buryo bw'itumanaho ukavuga uti rero kwanza mbere na mbere kwanza urugo rugomba kuba rwubakiye ku bintu runaka mwumvikanyeho. Ukavuga muti ubwo tugiye kubana tuzabana gutya ABC, urutonde rwango doke mukaba mufite umurongo mugenderaho. Noneho n'urwango wowe iyo ugiye hanze muri bwa butumwa biranakorera kuko n'undi mwari mufite umurongo n'ubundi muriho. Yego. Ntabwo urinda ko umugore aguhamagara, wowe byuka mu gitondo utarajya mu nshingano, kuko uko biri kose umuntu arakora ariko wakagira n'igihe cyo kuruhuka. Byuka mu gitondo ufate telefone uhamagare madamu wawe, umubaze amakuru, umubaze uko yabyutse, umubaze uko ameze, mbese aguha abana ubavugishe, ubibutse bya bindi wa murongo wanyu mwari muriho. Kire madamu uribuka ko dufite umurongo umeze gutya, bimeze bitya, none bimeze bitya. Ubwo abana ubavugishe, ubasuhuze, umenye amakuru yabo, ubabwira ati bana mugiye kwiga muharanire kuzana amanota meza, ndetse n'ababyeyi beza bajya babwira abana ati rwose nubikora neza nzaguhemba. Ako kantu ugakore. Saa sita nujya kurya ufata telefone uhamagare madamu, mubaze se mwavuye mu kazi,
ese abana bavuye kwiga, ese byagenze biti, ese ibizamini wenda amasomo mwiza se mwayatsinzwe, abana babonye amanota ngahe, aho batumva ugire unaba motive, urumva. Noneho ubwo ngubwo n'ubwo mu gitondo wahamagaye mwibukiranije umurongo w'ibyo mugiye gukora, mwibukiranije wa murongo mugenderaho, uyu munsi murakora iki, ndetse niyo bibaye byiza urona babaza tese mwariye iki cyangwa murateganya ko muri iki cyane, umugura ko gatwenda nta mafaranga hari, ibirayi wasize byashize, umunyu washize, noneho wowe nawe ukareba muri bwa bushobozi bwawe ukavuga utoke wenda nohereje $100, mugende we mujye ku isoko mugura ibirayi, mugura isukari, mugire gute, ukabuzi ngo mu rugo batetse bacanye imbabura, sibyo? Saa sita ukajya ku meza nawe ubwo umutima utagukubita, nimugoroba wajya kuryama kujya ugahamagara, mwiriwe mute, amakuru bimeze bite, mwariye iki, abana ku ishuri byagenze gute, gutyo urumva birakorohera. Naho rero iyo nta murongo rundi mwari mufite mubayeho mukavuyo, ndi hahandi ahubwo ujya kumva wenda wakumva ngo umwe yapfuye ugasanga undi kubaho biramugoye, ugasanga atangiye kuzona ibintu. Uri umupapa, uri umuvugabutumwa, yego, wenda hari ibibazo byinshi mujya muhura nabyo byaba mu bakristo cyangwa se ku rusengero ndetse naho mutuye umunsi ku munsi, ikintu cyo gutandukana kw'abashakanye ubona kenshi biva kuki? Ikintu cyo gutandukana n'abashakanye ni cya kindi gusa bwa mbere mbanze mvuge ko ntabwo gikwiriye, ntabwo ari byo, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ikimana afatanije ntiyakagire ugitandukanye. Ariko ikintu cyo gutandukana kw'abashakanye ntekereza ko n'ubundi baba babaye kenshi na kenshi baba babayeho mu kavuyo, kuko utunguye umuntu ukamubaza ngo intego z'uru rugo rwawe ni izihe, kuko ubundi nta muntu wakagombye kujya mu kintu adafite intego. Ubundi niba nta ntego ufite wowe musore cyangwa wowe mugabo, nta nubwo wakagombye gushaka umugore. Wowe jya gushaka umugore ufite intego, uvuga ati intego yanjye ni iyi ngiyi, noneho ubanjire bumwe muhuje ibitekerezo, mukore ngo muvuga ati iyi ntego dufitanye niyi. Noneho ubwo reka njye kuri kote ebyiri, nimba mwari musanzwe mufite umurongo mugenderaho, ubwo gutandukana kenshi na kenshi biva ko umwe yishe amasezerano mwari mufitanye, ariko kenshi na kenshi biterwa n'uko abantu bari babanyeho n'ubundi mu kajagari, kuko niyo ugiye ukumva ibintu abantu barimo bagira baburana, wumva ari ibintu bidafite ishingiro, wumva nta shingiro bifite, ahubwo abantu nibabanze bafata umurongo bagenderaho, bavuga bati impamvu zacu zo kubana ni izi ngizi, nibashaka birefere no kuri iki no kuri Bibiliya. Noneho uko bahuye nimugoroba bagiye kuryama, buri wese abanza arebe acekinga inshingano ziwe niba yazubahirije. Ngiyeho umugabo nisanga inshingano zanjye nazubahirije, nawe umugore nawe ubazwa inshingano zawe n'abazubahirije. Muri gacaca yacu twembi turi babiri, ibitakunze tubigeho inama. Rero warumbajije uti impamvu ni izihe? Iya mbere abantu benshi baba babanye mu kajagari, iya kabiri ni ukwikunda. Icyo kintu cyo kwikunda nacyo kiri mu bintu bisenye ngo kabisa. Kwikunda tubirwanye gute? Kwikunda kwikwara bajya numva bavuga kwikunda, twikunde baka gute? Urumva ngo kwikunda kwaza ko wowe ngo nukubanza ukabireka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Urumva? Kandi noneho ikintu abantu bakwiye kubanza bakamenya ni iki ngiki. Buriya umugore n'umugabo ntabwo ari abantu babiri, ni umuntu umwe. Umugore n'umugabo buriya ni umuntu umwe. Bibiliya ivuga ko umugore yakuwe mu mugabo, ngo Imana yasinzirije umugabo imukuramo urubavu rumwe. Wowe rero nimba wikunda, ese none nanjye reka nanjye nze wenda najye nkubaza, izi ntoki se 5, yego, wakubwira ngo ndashakamo rumwe, watanga uruhe? Reka niyo mpamvu rero niba ntabwo ushobora gutangamo kandi zose ni zawe, niba ntabwo ushobora gutangamo, umugore ni urubavu rwawe,
umugore nawe amenya ko nawe wawe wakuwe mu mugabo uru rugingo rwiwe. Bibiri ikazivuga ngo umugore ni umutima w'urugo, umugabo akaba umutwe w'iki w'urugo. Aha rero no kuvuga ngo rero ese umuntu yakwikundira kakanga urugingo rwiwe? Abantu nibabanze bumve yuko atari babiri, ni umuntu umwe, niko Bibiri ivuga. Reka ngurugero. Yego. Uyu munsi urwaye. So nukungana uko nguko urwaye. Yego. Niba ufite mama we simbizi, niba mufite Imana ishimwe, niba utamufite pole sana. Amen. Ariko ndakubwiza ukuri, kugira ngo wemere ko mama wawe yaza akakujyana muri dusha akakuhagira biragoye. Nabonye uri umumama nyine wambaye impeta niyo mpamvu. Yego ndiwe. Okay. Ariko umugabo wawe niyo waba urwaye indwara imeze gute, araza akakujyana muri dushe akakuhagira, akakujyana kuri toilette mu gihe wenda urwaye ibintu bituma utijyanayo kandi ukumva nta kibazo ufite. Ariko mama wawe wakubyaye umva biragoye. Bivuga ngo umugore kuri wowe ni ikintu gikomeye, n'umugabo kuri wowe ni ikintu gikomeye. Urumva? Bivuga ngo rero n'umugore wagukorera ibintu byose bishoboka kandi ukumva nta ngiyimero ufite, nta n'ikibazo ufite, ntacyo muhishanya hagati yanyu mwembi. Bivuga ngo nyine icyo Imana yavuze nicyo n'urugo n'urugingo rwawe. Ubwo rero niba nta rutoki ushobora gutanga ngo rukuveho, umva ko nta n'icyagutandukanya n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe. Kuko nawe ari urugingo rwawe. Urakoze cyane. Rero tugana ku musozo, sinzi niba hari inama wagira abantu muri rusange bagenda bahura n'ibyo byose tugenda tuvuga, gukomereka ko mu rugo, gukomereka kuko bari bonyine. Hari abo bera ibikomere bikababera n'umutwaro, kuba ari mu rugo wenyine akumva ko yabigira intambara, akumva ko ari uvunika. Ariko gira icyo babwira muri rusange ndetse ubahumurize. Inama nabagira abantu, icyambere niba uri mutekereza gukora umuryango, gusa iyi nama ku bantu batubaha Imana iragoye, kuko n'ubundi iyo utubaha Imana muri wowe n'ubundi ibyo ukora byose nabyo barakajagari n'ubundi. Ariko ku muntu wubaha Imana, nimba ugiye gushaka umugore, kuko buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana apfa mu iterura, buriya ibintu bipfa mu itangira. Njyewe nawe niba twarakundanye duhuriye mu kabari, bipfira muri fiançailles mu kumenyana. Doki mu kumenyana. Yego. Niba agenda arajyaga mu kabari nkajya kunywa inzoga, nawe ukasangayo wambaye ya myambaro nyine y'intuza nyine y'abantu nk'abo ngabo nyine, tukagira ubwo tugira gute ugasanga tugiye mu ngeso mbi, za ngeso mbi twagiyemo, ubwo ndavuga ubusambanye, za ngeso mbi twagiyemo bikarangira habayeho impamvu ituma tubana ariko arizo twahuriyemo. Urwo rugo rurakomeye, biragoye ko rukomera, biragoye rwose, biragoye. Ubundi umusore akaba ajya kurambagiza umukobwa, ikintu cya mbere umusore yakabanje guheraho, uwo mukobwa ugiye kurambagiza yubaha Imana. Yego. Kuko umukobwa wubaha Imana, akunda Imana, yarakiriye Yesu mu mutima we, biroroshye ko nawe yakugandukira. Kuko Paul atazi inama aravuga ngo abagore bagandukira abagabo babo, sibyo? Abagabo nabo bakunda abagore babo. Ariko umuntu utagandukira Kristo biragoye ko yakugandukira wowe kandi uri umuntu. Ariko se nitujya kubitwara gutyo muri iyo nzira y'agakiza y'abacyanga y'abakiriye agakiza, babandi bo bataramenya Yesu ntituba twateye ibuye. Nibo nayo igiye kugeraho. Okay. Nibyo narimo mvuga ngo biragoye ko umuntu utagandukira Imana wowe muntu yakugandukira. Nanone biragoye ko umugabo udakunda Imana wowe mugore yagukunda. Birabije rwose. Kose aho ntacyo bijeje. Amen. None komera. Biragoye nyine. Niyo mpamvu buriya njya mbona abasore, kandi nanjye wenda nanjye naragerageje uwo tubana, ariko abasore njye mbona ari udutego twishe batega abakobwa ngo arebe, ariko mbere y'uko ureba ko agukunda wowe banze ko akunda Imana mu by'ukuri pe. Umukobwa ukunda Imana ashaka kuzajya mu ijuru, biroroshye rwose ko nawe agukunda kandi akanakugandukira, kuko no kuvuga ngo afite izindi mbaraga, ibyo akora byose akorera Imana. Reka nkubwire, umukozi w'Imana ntabwo ari ujya ku ruhimbi ngo abwirize. Buriya kuruhimbi turabwiriza,
ariko tugeze hanze twapurika ibyo twabwirije n'ibyo twabwirijwe urumva rero umukobwa ukunda Imana ushaka kuzajya mu ijuru agandukira umugabo n'umugabo nawe ukunda Imana ushaka kuzajya mu ijuru nawe akunda umugore we ariko umuntu udafite ibyo byose ntacyo mwijeje yuko donc umusore akaba ashingira ku ibyo n'umukobwa agashingira ku ibyo ngibyo noneho rero babandi bo rero twita ngo nabapagani ariko Imana imbabarira uyu munsi ushobora kuba umupagani ejo ukaba umukristo birashoboka uyu munsi ushobora kuba utoye Imana ariko ejo ukayubaha nabyo birashoboka ariko noneho babandi batubaha Imana nabo buriya rwose pe kuvuga ngo mugire inama biragoye kuko kenshi na kenshi azagukunda ashingiye ku mafaranga amafaranga nashira mushobora kwangana azagukunda ashingiye ku bwiza ufite cya bibazo bivuke none se niba uri umukobwa ukaba ufite akazi wenda k'ibihumbi 100 nta shingano ufite ishingano ufite nizo kwitaho wewe ubwawe urumva nyine uzaba mwiza nyine none se urumva nyine wiyitaho wawe ndo nagukunda ashingiye kuri bwa bwiza bwawe ejo nugera mu rugo ugahura n'ibibazo ugaheka umwana ukatagira gucupira urwo rukundo biragoye ko ruzakomeza utangiye kubazwa amakara ubazwa nitubazwa ikibi urwo rukundo rwose biragoye pe biragoye icyo gira inama rero yabo bantu batarakizwa ni babanze bakizwe kwanza babanze bakunda Imana ariko kandi niba badakunze Imana basi Bibiliya iravuga ngo amategeko yashyiriweho ibigande basi ntibubahirize n'iki n'amategeko basi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda yego nicyo nababwira nuko urakoze cyane kandi wabwo umugisha hanyuma uwakenera inama zisumbuyeho yatwandikira muri comment ukamufasha ni umuvugabutumwa ni umubyeyi ni umupapa n'akandi kazi kanyuranye akora wenda wamwisunga hanyuma mugakomezanya urugendo ndetse rwo kubaka umuryango mugari kandi muzima kadushimire n'abadukurikiye mwese mwibuke gukora share kugira ngo bigere kuri wandi byagenewe aboneremo ihumure ndetse afatiremo n'ingamba cyangwa se intego yagenderaho mu kubaka urugo rwe mwakoze cyane reka mbashimire ya Royce Bella Flora.